Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndi gutekereza ko bitewe n'igihugu urimo witegura kwibuka igikorwa Yesu yakoze kidasanzwe cyo gupfira abari mu isi, akikorera ibyaha byacu kugira ngo duhinduke abakiranutsi kubwe. Ibi ngibi ukwiye kubyumva neza ukamenya yuko Adamu wa mbere dukomokaho irera hawe umugisha wo kororoka no kuzura isi mbere yuko akora icyaha. Ariko ikibabaje yuzuye isi koko nk'uko byari biri, ariko ayuzura dufite kamere ye n'imivumo ye, kubera ko yagomba kuzaturukamo amahanga yose. Imana ni nziza, ibonye yuko umushinga utageze ku ntego, ntabwo Imana yeretse umuntu ngo imureke abe mu bubata bw'icyaha, ahubwo yohereje umwana wayo w'ikinege umwe kugira ngo aze mu isi, narangiza abamwizera bahinduke abana b'Imana nk'uko na Adamu nawe yari umwana w'Imana. Ubu rero kankubwira ijambo rikomeye muri uyu munsi mukuru wa Pasika wiziza ku munsi w'ejo, ijambo ry'umusaraba ku barimbuka n'ubupfu. Wahoze mbisoma mu rwandiko rw'Abakorindo Pawulo yabandikiye rwa mbere, umurongo waho wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Ngo kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Kankubwire buriya umusaraba abantu barawutinya. Niyo mpamvu usanga umuntu wapfuye ndacyane ku bakristo bashyiraho umusaraba. Biragoye uburyo ki umusaraba wahinduka ubwenge. Niyo mpamvu abanyakwizera ari abanyabwenge. Ashaka kubwira ko umuntu wizera ari umunyabwenge, kuko iyo usomye mu rwa mbere yandikiye Timoteyo Pawulo mu 12 yaravuze ngo ndashimira Imana Data, ndashimira umwami wacu Yesu Kristo kuko yambashisha akangabira umurimo we, nubwo njye nabanje kuba umutukanyi n'umunyarugoma, ariko arabimbabare ko nabikoze mu buje ntarizera. Ndashaka kubwira ko umuntu utizera ari injiji kuri icyo Bibiliya ivuga. Ariko ikintu kinejeje ni uko hari abantu batagombye kwizera kurikije urwego rw'ibitekerezo baba bariho cyangwa se rw'ubumenyi, ariko Imana yafashe ibintu bihenda nk'ibi by'umusaraba ibiha wowe. Pawulo yaravuga ati ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu. Ni ukuvuga ngo birababaje, ni ukuvuga ngo umuntu arimbuwe n'uko umusaraba yayobewe ubyawo. Twe rero turi abantu Imana yagiriye ubuntu iduha kumenya umusaraba icyo ari cyo. Umusaraba ni iki kuri twebwe? Umusaraba Kristo nicyo usobanura. Umusaraba wibuke ko Yesu awubambwaho atari wenyine. Umusaraba rero cyari igihano cya nyuma kigenewe abagome be mu gihe cya Yesu. Niyo mpamvu ku munsi Yesu yabambweho hari n'abandi babambwe. None reba, kugira ngo umucunguzi w'isi, umwana w'Imana, agere ku rwego abambanwa n'amabandi. Nawe reba, kugira umuntu abambanwe n'amabandi, no kuvuga ngo cyeseye bamushyiramo n'amabandi, ari umwana w'Imana. Pawulo agiye kumuvuga neza yamubuze mu bice bibiri, umurongo waho wa 5 mu rwandiko rw'Abafilipi yaravuze ngo tugire umutima wari muri Yesu, uwo mutima wo guca bugufi. Yaravuze ngo uwo Yesu nubwo yabanje kugira akamero nk'ak'Imana, ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana byo kugundirwa, ngo yisiga ubusa, ngarangije afata akamero k'umugaragu w'imbata, ngo yemera gupfa urupfu rwo kumusaraba, ngo ruri munsi y'izindi zose, urupfu rubi ndetse ku musaraba. Inzira yo kuzamuka rero, inzira yo gukomera, iki ngiki ni ukuri. Yesu igituma ari uko ameze none, igituma amahanga yose afiye gupfukama, nuko urugendo yanyuzemo rwo guca bugufi rwamuhinduye
uruta abandi. Pawulo agiye kumuvuga aravuga ngo niho amazina yose ngo imigisha yose mu kiza k'Imana Imana yihishe muri Yesu. Naje kumenya ko umuntu udaca bugufi agira akamaro gake. Icyo nicyo namaze kumenya. Ni ukuvuga ngo urebye ukuntu Yesu yari ameze mu ijuru akaza mu isi y'umwijima yuzuye ububi n'ubugome akabara yambaye umubiri, twarangiza tukabihindura ibintu bito. Kamubwire ko ukwiye kwibuka ko Kristo yatumye wowe wemererwa kuba umwana w'Imana ariko binyura mu nzira yo guca bugufi kwe, ariko so guca bugufi gusa ahubwo no gupfa gutanga umubiri we ngo utangwe ku bwacu. Pasika rero ni igiki nagusaba nakwibutsa ikwiye kukwibutsa ni iki ngiki, nuko ijambo ry'umusaraba rifite imbaraga koko. Reba uburyo ki amagambo y'Imana egana y'umusaraba itorero ibyo twemera, mubibuke ko umusaraba niryo pfundo ry'ubutumwa, kuko Kristo yabambwe kugira ngo tubamburwe tuve mu bata bw'icyaha aducungure. Ibindi byose bikurikiraho ipfundo ry'ubutumwa riri mu musaraba. Kubera iki? Umusaraba nturyoshye kuwubona kwawo, ariko urimo imbaraga zidasanzwe. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuze ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Ipfundo ry'agakiza ribitse mu musaraba. Ukwiye kugutekereza umusaraba icyo ari cyo Kristo yakoze, none uko ukwiye kwitwara. Wari uzi ko yavuze ari gutanga ibaro ryera ngo mujye mukora cyangwa kugira ngo munyibuke umusaraba kugira ngo tumwibuke. Nawe ubwe azi ko dushaka kugoba kumwibuka. Kankubwire rero kuko ashaka ko twibuka umusaraba nuko ipfundo ry'agakiza ripfunyitse mu musaraba. Kuri twe abakizwa rero n'imbaraga zacu, kuko umusaraba wahindutse ubuzima, ariko kubarimbuka umusaraba wabahindukiye urujijo bivamo kurimbuka. Imana iguha umugisha umenye ko ipfundo ry'agakiza ripfunyitse mu musaraba. Imana iguha umugisha kandi ukomeze kugira Pasika nziza. Imana iguhezagire ibyo wifuza byose urakoze.